hari ijambo mwuka wera yampaye rimfasha cyane. Buriya abana b'Imana ibyago bitugeraho ariko ntibitugeramo. Sinzi niba byumva. Simvuze ko gusenga cyangwa kuba kwiriza nabyo bishaka kubaho bitewe n'umuntu na papasiye cyane intego ye. Ariko kuri nge numva atari cyo kintu umuntu yashingiraho yumva ko Imana iri bumusubize cyangwa kuko hari n'abadasenga kandi bafite bya bindi wowe ashe kumva nditonze nye. Tonze nuwo. Niyo have rero kukwita igifaru. Mbo ngira ngo abakristo benshi baraterana buri munsi baba mu biterane ni cyako ntabwo abantu basoma Bibiliya. Ntabwo abantu basoma Bibiliya. Ni kibazo. Yaza buri wabona hari abatare wisoma. Ariko wenda kuva mu bwana kugenda umuntu azamuka yewe imodoka yarangonze. Twongere tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ku cyumweru turizera ko kubemera Imana uyu munsi bagiye gusenga. Natonze ahantu umusanzu uyu munsi avuye gusenga. Turi kuganira ni igice gishyashya tuzajya tubagezaho kijyanye n'ubuhamya bw'uko umutumirwa tuzajya tuba dufite azaba atuganiriza inzira ye y'urugendo rwe rwo gukizwa. Ariko mbere ya byose reka tumuhe ikaze. Ni Tonzi, ni umumama, ni umuntu yavuga ko muri uru ruganda rw'imyidagaduro ariko by'umwihariko mu gice cya gospel hano mu Rwanda ari umuntu utari mutoya ufite inararibonye. Si ibyo gusa kubera ko hanze yabyo hari n'ibindi agenda akora kandi nabyo bifite icyo bimarira umuryango nyarwanda muri rusange. Tonzi, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana. Yesu akuze. Iteka ryose. Yego, uyu munsi rero ngira ngo twahisemo kuganira nawe kuri icyo gice cyacu cy'uyu munsi. Ariko mbere yuko tuza no kugera kuri iyo nzira yose hari uburyo umuntu aba yarafashe icyemezo cyo gukizwa. Iyo umuntu asomye akareba asanga Tonzi ari umuntu utarakijwe vuba ahubwo ari kuva mu bwana bwe, kuva avutse umuryango wasengeragamo. Ariko duhera aho ngaho ibyo bintu byari ibintu bikurimo cyane kwa kundi ukora ibintu nyine kuko ari ku ngufu ari muri famiye. Urakoze. Navuga ngo ndashima Imana. Wenda mvuze ku bukristo bwanjye hari abavuga ngo umuntu ni umukristo, navuga ngo yarakijijwe. Ni ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'imyemerere y'abantu. Ariko nge ndi umukristo, nkaba nkunda Imana, nkaba naragiriwe ubwo kuvukira mu muryango wa gikristo. Ni ukuvuga ngo rero namenye ubwenge cyangwa se mu mikurire yanjye nasanze nkorera Imana mu muryango wanjye ndetse n'itorero nakuriyemo, itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi. Nabwo rero ngo n'uwo muryango nisanzemo kandi nsanga ari ibintu byiza kugeza n'ubu ngubu kandi n'ubuzima bwanjye bwose. Ubwo umuntu yavuga ko imyaka ibaye ngahe uri umukristo? Kuva navuka. Uvuze kugeza ubu ni ukuri kandi simbyicuza. Umuntu agira amatsiko. Akenshi usanga amazina dufite y'amakristo ava mu rusengero. Na Tonzi ryaje Clementine riza ko ni uwitonze, ariko Clementine ryaje nyine ari ryo mu rusengero. Oya, nayo ababyeyi bampaye kandi amazina meza. Numva rero ngira ngo ubukristo hanini cyane si amazina ahubwo ni ibikorwa ni kuko ijambo ry'Imana niryo rituma riduha kuvuka bwa kabiri. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utavutse bwa kabiri ntabwo aba ari umukristo nyawe. Kuko kuvuka bwa kabiri hari abamwe bifata kuvuka kuba wabatijwe mu buryo bumwe ni ikimenyetso, ariko kuvuka nanone navuga ngo kwakira mwuka wera mu buzima bwawe ukaba ari ukuyobora. Kuko hari kamere umuntu avukana. Iyo kamere rero ubwawe ntago ushaka kuyihindura udafite mwuka wera muri we ngo aze aganze akamere muntu. Rero inavuga ngo kugira umukristo nyawe no kuba uyoborwa na mwuka wera, kandi ndashima Imana kubwa mwuka wera tugendana umunsi ku munsi. Rero ntabwo wajyaga se bikubaho wenda nko gusiba amateraniro? Ntawe utasiba. Hari igihe yasiba bitewe n'impamvu z'uburwayi. Hari n'igihe ubyuka ukumva wenda se utameze neza muri wowe, ariko nanone ushobora no gusiba bitewe n'indi mpamvu. Ariko gusa ntekereza ko amateraniro ya mbere n'ubusabane bwawe n'Imana buri munsi. Nubwo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ni byiza guterana, ariko hari igihe umuntu asiba. Hanyuma rero
hari ukuntu n'ubundi umuntu abivukiramo kubera ko ari umuryango abana n'ababyeyi bakaba nanone wenda hari icyo gitsure ariko bitaramuzamo. Wowe niki cyagufashije kugeza amagingo yawe ukaba ahubwo unabwiriza ukakangura n'abandi gukizwa bakagarukira Imana? Navuga ngo ni bwa busabane ugirana n'Imana, kandi nuko nasanze ubuzima bw'umuntu nyamuntu niba ariko nabivuga nukuba uzi inkomoko yawe, kuko burya kuba utaza ahuva nta nubwo wamenye iyo ujya. Rero kuba ndi umuntu nkabasha kumenya ko naremwe n'Imana, ni kuvuga ngo uwandemye niwe mwihariko kuri njye, niwe ngomba kubaza wandemeye iki, kuki wahisemo kumba njyewe, ese ni uhe mugambi umfitiye. Ni kuvuga ngo rero uko ubuzima bwawe ubasha kumenya ko buturuka ku Mana, biranoroha no kugendana n'Imana kuko ntacyo wakora utayibajije. Ibihe bikomeye rero akenshi usanga ari nabyo byubaka ba bantu nabo wenda babirimo cyangwa se barimo bishobora kumera nkabyo, bigatuma bakomera bakumva ubwo buhamya. Uyu ni wo mwanya wo kugira ngo tubyinjiremo, bya bihe wagiye ubamo bikomeye by'urugendo rwawe ariko Imana ikakwiyereka kandi ikakugarukira n'ibihe. Buriya rero Stizo, ubuzima ni urugendo, ni bibi ni byiza biba bivanze, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba kunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ni ukuvuga ngo ijambo byose harimo ibibi, harimo n'ibyiza, harimo ibyo utatekerezaga ko byakubaho. Aho bitandukane cyane n'abantu bajya bigisha yuko iyo umuntu azi Imana, ni ukuvuga ngo cyangwa se uri umukristo utagomba kugeragezwa, cyangwa se nk'ibyago byaba kuri mugenzi we cyangwa undi muntu. Abantu hari ababivuga ngo Imana yamuhannye. Nkanjye mbaho cyane mu miryango ibyara abana bafite ubumuga, bitaho ku munsi ugasanga baragiye bagira ibyo bikomere. Nk'umuntu wenda se wagira ibyago, wahomba, cyangwa se wabyara umwana nk'uwo, ugasanga abantu bakubwira ngo ihane, kizwa, wakoze ibyaha ibi n'ibi, awa nyine ugasanga. Ariko buriya ntabwo no muri biri ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ngo ikibumbano cyabaza umubumbyi ngo ko wandemye gutya. Nibyo byiza rero iyo ubashije kumenya ko ibyo ufite byose ari ubuntu bw'Imana, kuba warabaye batari wowe wabihisemo, ukamenya yuko Imana ariyo yakuzanye ku isi. Gusa ikintu cya mbere cyiza ni bwa bwishingizi bwo kugira ngo Imana uyigire nyambere mu buzima bwawe. Nibyo bizagufasha gusa, kuko ushobora kwishingikiriza ku kintu iki n'iki ejo kikavaho, ariko iyo wishingikirije ku Mana ibasha kugusobanurira ibihe byose unyuramo. Ibasha ryajwi rihora rikubwira riti ndi kumwe nawe, cyangwa se Imana ikagusobanurira buri situation yose urimo, buri gihe waba urimo. Nkumva rero aricyo kintu nabwira umuntu cyuko kumva ijwi ry'Imana, kumenya ko Imana ariyo soko y'ibyo ufite byose, bibasha kuguha ya mahoro. Yesu ajya mu ijuru yavuze ngo mbasigiye amahoro. Kwako wenda yaza kubona ko wenda amafaranga cyangwa se ubutunzi cyangwa se ikindi kintu cyose aricyo gifitiye umuntu akamaro kurusha amahoro, aba yarakivuze. Ariko ku Imana yaravuze ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro ntanga ntago ari nk'ay'isi itanga. Ni ukuvuga ngo iyo ufite Imana rero ubasha kugira ya mahoro mu bihe byose. Tonzi, ubona bishoboka ko umuntu wihebye uri mu bibazo, waburaye, ufite ibibazo, abana ntabwo bari kujya ku ishuri, byoroshye kugenda akajya gusenga akabona uwo mwanya? Buriya hari ijambo Mwuka Wera yampaye rimfasha cyane. Buriya abana b'Imana ibyago bitugeraho ariko ntibitugeramo. Sinzi niba ubyumva. Ibyo bintu birankomeza cyane. Ushobora kubabara kuko ufite amarangamutima, ufite iki, ushobora gupfusha ukababara, ariko bya byiringiro bikurimo kuko uzi ko ibyo ufite byose ari abiva ku Mana. Ntubashe kwiheba ngo wumve utaye ibyiringiro rwose. Ariko kubabara na Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo iki gikombe kindenge, nawe umubiri wacitse intege, ariko umutima ku mukristo cyangwa umuntu uzi Imana uhora nazambaraga. Niho bya byiringiro biva. Tuzi Yobu muri Bibiliya. Yobu ni umuntu wageragejwe cyane, ni urugero rwiza. Abana bamushiraho ibyo byose, ariko akavuga ngo nta kabuza ko nishimira Imana y'agakiza kanjye. Ni ukuvuga ngo ku muntu ufite Imana, nubwo warira, nubwo wagira ahantu ubona ko birangiye, ariko ibyiringiro ntabwo bijya bishira, kuko ufite ya soko tuvomamo ibyo byiringiro ndetse n'amahoro n'umunezero. Mfite amatsiko yo kumenya nk'ikigeragezo kimwe, umuntu ahura na byinshi ariko cyakubayeho wasenga bikabasha gukunda, ukabona ko Imana ihari kandi koko ibikumva. Buriya sinzi ikintu
umuntu yakwita wenda ikigeragezo gikabije biterwa n'umuntu. Hari ikintu ushobora kubona ko ari kinini ariko umuntu akabasha kukicamo neza, ariko wenda kuva mu bwana kugenda umuntu azamuka, imodoka yarangonze imodoka yarangonze ndi umwana njya ku ishuri. None kwa kundi ababyeyi bajyaga babwira umwana cyangwa se ku ishuri ngo iyo ugiye kwambuka ureba iburyo n'ibumoso ariko wowe ukambuka nyine wareba iburyo n'ibumoso, ariko batarakubwiye icyo ugomba kureba. Ndeba iburyo ndeba ibumoso nta imodoka irankubita. Ariko ndashima Imana, icyo ni ikintu cya mbere navuga ngo cyambayeho ndi muto ku myaka 6, ariko Imana iramfasha mbaho. Hano bambwiraga kuvuka ki accident, no kuvuga ngo ni ikintu nshimira Imana kuba iyo mpanuka itarantwaye. Ikindi navuga ngo ahubwo wenda uko umuntu agenda akurana nako anagenda amenya wenda se realite cyangwa se ukuri kwibihe na za nshingano umuntu agenda agira. Ikindi no kubura mama muri jenoside yakorewe Abatutsi, nuvuga nari mfite imyaka 13, uvuga ngo isi yanguyeho, donc yatuguyeho mu muryango, yatuguyeho n'abavandimwe handi, uhita ubona ko isi irangiye. Nk'umwana w'umukobwa ufite imyaka 13, nibaza noneho bimeze gute. Niho hantu ngo natangiye kubona kumva ubuzima icyari cyo, hahandi wari ufite umuntu kwitaho ubuzima umunsi ku munsi, wajya kukabona denku kandi noneho mu buryo bugayitse. Niba ariko navuga kubona umuntu apfuye yishwe n'abakarani n'abantu bari aho b'abapagasi, ni ibintu byankozeho cyane, bituma nita cyane ku kintu cyo kumenya ikimyumvire cyangwa se kubaho mu bintu bidafite amahame yubaka ikiremwa muntu. Niho hantu navuga ngo nakangukiye cyane kwita ku kintu gishobora gutuma umuntu aba mubi kugeza aho yicundi. Ni ukuvuga ngo bimpa umukoro munini cyane wo kuba mu magurupe cyangwa se mu muryango cyangwa se mu bantu. Ahanini nireba cyane cya kintu, ese niki gituma abantu baba hamwe, ese amahame bagenderaho na amahame yo kubaka ikiremwa muntu, ku buryo cya kintu gituma umuntu aza anyereka ko undi umuntu atari nkanjye, cyangwa se ni ikintu nitondera cyane. Urumva ntabwo ari ibintu wa mugani byoroshye, ariko se nta gihe wigeze nawe ugera ahantu uvuga uti this is too much, kumva ugiye kubivamo ibyo gukizwa? Ntabwo birambaho, ahubwo uko imiyaga iza cyangwa se ahubwo niko nirukanyira mu Mana cyane, kuko namenye ko ari yo buhungiro bwanjye. Nta na rimwe ushobora kugira wenda se crise mu buzima cyangwa se ikigeragezo runaka, ariko uko nzi ko isoko y'ibyiringiro ari Imana, nta na rimwe ubwo zinava ku Mana nkajyayo, ahubwo nyijyaho cyane nkayikacira nkayibamo cyane. Uyu munsi hari abantu bagukurikiye bari mu rugo, hari nk'umurongo wa Bibiliya ukunda kugufasha cyane, nabo ushobora kubabwira bakaba barambura bakawusoma kandi ukaba wawubaka? Umurongo Bibiliya yose kuri njye ni ubuzima, nyigiramo byinshi, ariko umurongo wanjye w'umwihariko ni Zaburi ya 91. Iravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye kandi uri igihome cyanjye kinkingira. Biriya bintu byo kwiyiriza no gusenga umuntu akajya mu butayu, ubibona gute wowe? Nubaha umwihariko wa buri muntu, ari ubikora buri afite impamvu abikora, ariko ngewe rwose Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo, Imana ni inshuti. Numva ntagomba kujya kwimanika ngo nibabaze ngo ngire gute kube kugira ngo Imana igire ikima, kuko nubundi ibyo mfite ntago munzi uko narabibonye. Ahubwo nge numva umukoro wanjye ni ugushima no kwiragiza Imana. Njya mbirebera nk'ubu nko ku mwana wanjye, sindabona umwana wanjye yiyiriza cyangwa ngo arararira ngo mama ngurira iki, ndibwiriza ko kubera ko urukundo ni imbaraga. No kuvuga ngo numva nta mpamvu, ahubwo Imana yaduhaye amahirwe, yaturemanye ngo bwa bushobozi, nabahaye ububasha, nabahaye ubutware bwo kugira ngo mutegeke isi. Nuvuga ngo ibyo Imana yashyize mu isi deja ni navuga ngo ni nka package, ni impamba yuko tugomba kuba mu isi. Rero hakabaho strategy. Buriya Satani ni umugome, hari ukuntu Satani areba ikintu ukunda akaba yakiku. Simvuze ko gusenga cyangwa kuba wa kwiyiriza nabyo bishaka kubaho bitewe n'umuntu na papasiye cyane intego ye, ariko kuri nge numva atari cyo kintu umuntu yashingiraho yumva ko Imana iri bumusubize cyangwa kuko hari n'abadasenga kandi bafite bya bindi wowe usengera. Nuvuga ngo ahubwo icyambere ni ukubaza Imana umugambi wawe ku buzima bwawe, ubundi Imana ukayinjoyinga, Imana ikakubera uburyohe, Imana ikakubera amahoro, Imana ikakubera ibyiringiro. Ahubwo ntekereza ko abakristo y'abantu bazi Imana
twagombye kuba ari twe bantu dufite wa munezero, dufite za mbaraga, dufite bwa bushobozi, kuko dufite ibya byiringiro mu guhindura isi, mu gutuma abantu bakizwa. Kuko uyu munsi hari abantu benshi barivuga ndakijijwe, nge ndi pasiteri nge ntekereza ko byakabaye byiza ibyo ukora ari byo bikubrandinga kurusha kugenda wivuga. Donc kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nzabamenyera ku mbuto. Mvuga ngo Imana ari ko hazaza abantu batera ibipinda, abantu bazibrandinga cyane kurusha, ariko iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto. Ni ukuvuga ngo nk'umukristo twagakwiye kwita muri detail twa tuntu twose dutuma tubasha kuba umucyo w'isi, kurusha kugenda wivuga cyane, wagera hano ukabakandagira uti ngenda renze, ngenda kijijwe. Imana ugasanga hari n'abantu bafashe karitsiye bayigira iyo abantu bakijijwe abandi barabaheza. Ibirage sinjya mbyemera. Ni ukuvuga ngo ntekereza ko ahubwo niba uzi Imana, kuko na Yesu yakundaga kuba muri abantu basa nkaho ba rejectinze cyangwa bataye, kuko nyine Imana ni ubuzima. Yesu uraho ubuzima ubufite, ahubwo ntekereza ko agakwiye kwita kuri abantu udafite ubuzima. Hari n'umuntu wagusanze kuri stage ati wowe urinde baha amafaranga, biba intambara aho ngaho, kandi ntabwo wari uyasabye ahubwo wari yahawe n'abakwishimiye. Ego nyine ni buri dini ubwo iyo byagenze gutyo ntago manye vuga itoromba mvuze idini, kuko niryo rigira amahame amwe akakaye. Ni kwa kunzu uririmba abantu bakishima akagwa amafaranga. Icyo gihe ntago byari byemewe ko umuntu yaza, wenda ntago nari nzi ko bitemewe, kuko iyo uririmba cyangwa se bya byiyumviro byawe bikagera mu wundi muntu akabasha kwishima, kuko navuga ngo ibyiyumviro by'abantu biratandukanye. Hari umuntu wishimaga kuma amashyi, hari uwishima agasimbuka, hari n'uwishima kumva hari icyo yaguha. Rero sinzi wenda iyo ngora bayikuye, ariko byambayeho kwa kundi uririmba umuntu bakaza kujya baguha amafaranga uri kuririmba kubera kukwishimira, bakababuza. Hanyuma Tonzi, ngewe nzi mu myaka ntabwo ari mike cyane ariko sina myinshi cyane, ntago ndamubona na rimwe akonje, sindamubona ababaye. Ni umuntu uhora aseka, uhorana urukundo, ufite courage. Gusa naje kumenya ko byatumye ngo n'inshuti zawe ziguhimba igifaru byaje biture. Mbonge ndabishimira Imana, kuko si ibintu umuntu yiha, ni ubwo buntu nyine. Tweze kubura umwana wacu w'imfura mu muryango wacu, ariko nahise nzana bande twiririmbire, turirimba abantu nyine bakaza amarangamutima y'abantu atandukanye. Ariko nge sinshaka kumara umwanya ndi mu kintu kidatuma nishima, kuko iyo ntishimye ndibura ndibura. Ngomba gushakisha wa munezero muri nge, ngomba gushakisha atmosphere iri positive kugira ngo mbashe kumva nditonze. Nyine tonze n'uwo niyo have rero kukwita igifaru. Ngira ngo ngira imbaraga nyinshi, nkunda gukora, kandi ikintu ngiyemo nkijyamo rwose. Ngira ngo wenda nizo nshingano uba ugiye ufite hamwe umuba mu magrupe atandukanye, wenda bakabibona, ariko ngira ishyaka, ngira imbaraga zo gukora ikintu numva kindimo, ntitaye ku risk. Ndi umuntu ufata risk ku kintu. Iyo mfite concept y'ikintu ndarwana mpaka kingezeho, kandi yari ikintu ubu ndabivuga ni cya kintu cyiza, cya kintu cyubaka, ndarwana mpaka nkigezeho. Aline Gahongayire ni inshuti yawe, ni umuntu munavuga ko nawe ufite amateka n'ubuzima bwe wenda butandukanye n'ubwawe, ariko mufite aho muhurira nk'abakristu, mukageraho muhuriza nk'inshuti, mubana umunsi ku wundi. Abantu mu minsi ishize hari abamuteye amabuye, abandi ntibayamutera, nyuma y'uko atanze ubuhamya ariko akababwira ibintu yagiye acamo. Ntago ndi bubikubazeho cyane ngo tubige ko ni nyir'ubwite afite n'impamvu yabivuze, ariko mu mboni yawe warebye comments z'abantu, hari abamuteye amabuye, hari abamututse, ariko hari n'abandi bamubwiye ati bwari ubuhamya, bwari kugira ngo wigishe abantu. Wowe imboni yawe ubibona gute? Ni message yawe yabiyihe? Urakoze. Aline turakorana umurimo w'Imana, twagiranye igihe kinini mu itsinda rya The Sisters y'abakobwa n'abadamu baririmba gospel. Buriya kenshi uri public figure cyangwa iyo uri umuntu ugaragara cyane mu bantu, nta nubwo ni ukuvuga ngo ikintu kenshi ukora abantu bakunda ku nyine kiragaragara cyane. Kuri njyewe nta nubwo nari mpari, ndi umuntu udakunda burya social media cyane kuzibaho. Nta kintu kidasanzwe,
nta kidasanzwe. no gukururiza ibintu kw'abantu. Hari bamwe bashobora kubikomeza abandi nta kintu kidasanzwe, gusa abantu wenda nibo bafata ibintu mu buryo butandukanye. Nubaha burya nge umwihariko wa buri muntu nge ngafokasinga ku byanjye cyane kurusha kujya mu by'abandi. Uyu munsi wa none nyuma y'uko nabivuga ko Imana ikugiriye neza, ukaba ufite umuryango, abana beza, umutware wawe, ibintu bimeze neza, ariko waje nawe kuvuga uti ariko nshobora no gufasha abandi, ushinga umuryango, n'udashoboye hari yafashwa, niko witwa? Ni umuryango wita ku bana bafite ubumuga witwa Birashoboka dufatanyije, aho tuvana bana mu bwigunge tukabajyana muri day care, ibigo dukorana nabyo kugira ngo wa mwana abashe kujya mu burenganzira bwe, kuko nagiye mbona ko hari imiryango myinshi bana aho bavutse kenshi bakingirana, benshi barabahisha, ariko hano ababyeyi ahanini nabo ni cya kintu kiba kikuguyeho nawe utazi uko wabigenza, ariko nkumva nyine dufatanyije nabo wa mwana ntavuzwe uko yavutse, kuko umubyeyi wese yifuza kubyara kandi akabyara umwana muzima cyangwa se navuga ufite ubuzima bwiza. So iyo haje icyo kintu utexpectingaga cyangwa se utatekerezaga, nuvuga ngo nawe arahungabana. Nkumva rero uruhare rwacu kugira ngo dufatanye n'iriya miryango kugira ngo wa mwana wavutse muri ubwo buryo ntawe uzi impamvu Imana yamuzanye afite uko ameze, ahubwo nkumva tutamushyira mu kato ngo akingiranwe, azirikwe, ahohoterwe, ahubwo yaba muri bwa burenganzira bwe ko ntawe umenya umugambi Imana ku buzima bw'abantu, ahubwo twe tugakora rwa rukundo rwa ruhare Imana yaduhaye kugira ngo mugende muhumurize abantu banjye. Wa muntu ukeneye ihumure niki nakora, kuko buriya gospel abantu kenshi bakunda kubifata muri context yo kuyindirimbo, cyangwa se gospel ni inkuru nziza. Ikintu cyose kiza kituma ubuzima bw'umuntu buhinduka bukamenya Imana bukagira bwa bwiringiro ni gospel, ni inkuru nziza. Nkumva rero gospel nk'umuhanzi hari uburyo nyikora mu kuririmba, hari n'uburyo nyikora mu bikorwa. Rero nkumva ya miryango turafatanya umunsi ku munsi, hano musanze ni ku kazi, niho dukorera i Remera. Vango rero umunsi ku munsi tuba dukora ubujyanama, dushakisha abo bana, gusa ahubwo batubanye benshi. Umunsi ku munsi tubona ababyeyi baza batubwira ati mbigenze nte, wa mubyeyi wamugeraho ugasanga ni umukene, kuko ahantu uyu mwana avutse kenshi haza ubukene. Wa mubyeyi niba yari afite akazi akakareka akarera wa mwana uhora kwa muganga, noneho na wa mwijima ukaza mu muryango. Rero tuba twifuza ko byibura uriya mwana tumutwara akajya ku ishuri agahabwa ya special education y'aba bana. Twero turi best cyane mu mpano, kureba umwana impano agaragaza ni yihe, noneho ya mpano tukamufasha kuyigaragaza no kugira ngo nawe abeho ari yagutse yishimye. Ngira ngo mwaragiye munabibona iyo umwana abashije kuva mu rugo, urabona niba amaze imyaka 5 aba mu cyumba, wajye ukabona yisanze mu bandi bantu, ubona bibanje kumucanga, ukabona arasimbutse, ukabona ni nk'umuntu uzutse. So nk'abanyarwanda rero numva ari uruhare rwacu kugira ngo he kugira umwana w'umunyarwanda uvutswa uburenganzira bitewe nuko yavutse. Vuba cyane turi gutegura n'igikorwa ku munsi mpuzamahanga bafite ubumuga, aho dufite concert Spread Love edition ya 2, aho bazagaragaza impano zabo, muzatangara cyane. Ni ibintu byiza, ariko ubwo tunabwire n'abantu aho ukorera ni Remera, nabonye hari n'ahantu hari agakafe abantu bakunda ikawa bashaka kuza hano cyane. Hano ibiro byacu ni byiza, ushaka kuza rwose ubuje kudusura, habaraga coffee shop, na ahantu heza hisanzuye, aho haba hari urubyiruko rutandukanye rufite impano zitandukanye, tugiye dusharinga amabiro, ariko turuzuzanya cyane, ubusanga icyo mwashoboye afasha undi, turafashanya cyane hano. Mufunga ryari, iminsi yo gukora ni mbo turakora buri umunsi ku munsi keretse muri weekend, ariko nabwo telefone ntibimbuza gukora, kuko nubundi iyo umuntu agwamagaye ababaye yifuza ko umuhumuriza cyangwa se yifuza ko muzabonana, nge telefone yanjye ihora, nubwo hari igishaka kumabagara sinkwitabe cyangwa se ukanyarikira kuri WhatsApp simite ngusubiza kubera inshingano nyinshi, ariko icyo nifuza nukuba ikimana yandemeye, numva ari uko ubuzima Imana yampaye numva nanjye nabutanga kuba bukeneye. Dusoza rero, hari ubutumwa waha muntu wese uri ahantu wihebye w'umunyarwanda
hari abanyarwanda bagukurikiye bari no hanze y'u Rwanda muri diaspora hirya no hino, nabo hari nuko babona, uranatubwira impamvu utarabikora kenshi cyane, ujya ugenda ariko hano hafi ntabwo urajyayo ngo utaramire, nabyo baba babikeneye. Message yawe ni iyihe muri rusange, ubwo dusoreze no kuri diaspora nyarwanda hirya no hino? Ni ibintu mba nifuza nanjye. Umwaka ushize nari nataramiye mu Buholandi, n'ubu ngubu mvuyeyo, nubwo ntakoze wenda igitaramo nka Tonze, ariko nari nagiye nanone nk'umuntu uri gushaka abantu twakorana cyangwa bashyigikira bano bana muri birashoboka dufatanyije, aho nari mfite stand muri Rwanda Day ngaragaza ibikorwa byabo. Ni ukuvuga ngo bano bana kujya bajye ku ishuri biratugora, umara gukora advocacy ku mubyeyi agahita akubwira ati umwana nguyu ngaho mutware, wajya kureba ugasanga ntabwo wowe mu bushobozi bwawe uriya mwana niba utashe kugira bwa bushobozi bw'ako kanya araguma muri kakato. Rero nifuza kugira mpamagare buri muntu wese kugira ngo uwagira icyo akora, ari uwatanga minerivare ku mwana umwe, ari babiri, ari batatu, batari n'amafaranga menshi ugereranije, ariko he kugira umwana usigara mu nzu bamukingiranye kubera ko nta bushobozi. Ikindi nifuza ubutumwa natanga ndabutanga ku bakristo, ko twatangiye tuganira ku bintu wenda byo gukizwa. Stizo hari ikintu njya nibaza, ni nko kujya ku ishuri umuntu akajya ahora gusomera, ukaba ufite ubumenyi we ntugire research cyangwa ntugire gushakisha ngo umenye. Abakristo benshi baraterana buri munsi, baba mu biterane, ni cyako ntabwo abantu basoma Bibiliya. Ntabwo abantu basoma Bibiliya, ni ikibazo. Zaburi wabona hari abatari wisoma bafite Bibiliya. None se kuko ahantu tubonana n'Imana ni mu ijambo ryayo. Uri umukristo urakijijwe maze imyaka 20, ariko wamubaza uti Bibiliya jahana wajye ko ukabona arayicuritse, ariko ntajya siba amateraniro. Nubwo nabyo ari byiza, twige gushaka Imana yanjye, Imana yawe kuruta Imana ya kanaka. Nubwo uri mu rusengero runuru, ujye ugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Numva ariyo message naha abantu cyane, kuko gukizwa ntabwo ari brand, kuko hari umunsi test izaza. Yesu yisomeye mu rusengero cyangwa mu kiliziya byo hari ikibazo. Oya nibyo navugaga, ariko nyine ni ukuvuga ngo hari iyo routine. Ni ukuvuga ngo Bibiliya nyifata ku cyumweru cyangwa se ku isabato cyangwa se kubajya niba ari korowani sinzi, uwo munsi nyine isaha igeze nkagenda, ubwo nkicarana n'abandi misa y'ubunane. Misa y'ubunane nkumva ni igitabo kiryoshye, ni igitabo iyo gituma ukura cyangwa se unamenya y'Imana yawe. Ni ho wakundi umuntu nyine yirirwa kwigisha ari mwarimu, ariko ntubashe kuba wasubira amasomo ngo urebe, kuko umuntu ashaka kuvuga ibintu, kuki umuntu buri gihe akubwira ikintu ugahita ukemera niba akubwiye ati nkaba ibyo nanabivuga kugira ngo tunarebere hamwe. Hari umuntu umwe nigeze gutumira mu rusengero w'umu artiste, tujya gusenga, aravuga ati ariko mujya mugira igihe rimwe ukamanika nk'agatoki ati nkabira ibintu umuntu avuze ndumva atari byo. Ntabwo ushobora kumanika agatoki ngo bazote icyo kintu uvuze nicyo. Hakabaho umwanya wo kugira wenda se kubigisha n'abigishwa, kubaza ibibazo. Umuntu ahora ari nka dicté, mwifate gutya yes, nubwo byaba ari byo, ariko nk'abakristo tugire uruhare rwacu rwo gushaka Imana yawe kurusha Imana ya runaka, kuko nibyo bizatuma na ya miyaga na ya miraba niza izasanga ukomeye, kuko ufite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Tonzi, reka tugushimire cyane kandi tunizere ko abantu bakurikiye muri kano kanya bakwifuza bazakubona kuri Instagram, bagushakisha Facebook n'ahandi. Bwo wanasoza babwira aho bagusanga kugira ngo wenda muri wa muryango washinze cyangwa se n'ibindi bikorwa, cyangwa ukeneye ko umubwiriza ukamuha inama abashe kukubona. Murakoze. Iki gihe nyine imbuga nkoranyambaga ugomba kubaho. Nkoresha Tonzi official kuri Instagram ndetse na Facebook. Tukaba dufite website ya birashoboka birashoboka.org ya organisation, ushaka kugenda ukababoneraho amakuru atandukanye. Ikindi ndahari ntago ari ibintu nkoresha cyane kubera inshingano nyinshi. Hari abanyandikira nyine bakama comment ntago usubiza vuba, ariko mba ndumwe kandi mfite inshingano nyinshi, ndagerageza. Ariko aho uramutse wabona amakuru yanjye na YouTube channel ni Tonzi official, aho babona ibihangano byanjye bigiye bitandukanye. Ikindi ku itariki ya mbere z'ukwa 12 dufite concert nini, information tuzagenda tuzibagezaho, mwese turabatumiye.
urakoze cyane, ari nako kandi tubwira abadukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro cyacu, bwari ubuhamya bwatonze uyu munsi. Nawe ushobora kuba uri ufite ubuhamya bwagira uwo bwubaka. Buri ku cyumweru tukaba dushobora kuzagushakiramo icyumweru kimwe, nawe ukagira abantu ubasha kubwiriza kandi bakaba bakizwa ku bwawe. Ni umusozo w'ikiganiro, nakagaruka. Dushimire Tonzi. Ubwo nge nitwa Gasimion Stizo Muhumuza, naho utaha.